dutangiye hari umugabo n'umugore bari gusambana, ako kanya hakahita hinjira umugore arimo arazamuka ku ma esikariye witwa Sando, ako kanya akaza yinjira bisa nk'aho hantu ahamenyereye ari iwe rwose, nta kibazo rwose gihari, akaza aseka avuga ati rwose mfite urugo rwiza. Ako kanya wa mugabo akahita asohoka, bamwita Rodriguez, akabwira ati ese namwe mwahageze? Gusa ahita yikanga uburyo umugore we yari yagiye ku kazi akaza amasaha atageze, kumbe umugabo we aba yazanye undi mukobwa aho ngaho, ukabona ko umugabo rwose afite ikibazo, ubona ko byamucanze. Ako kanya agahita yumva hari umuntu usakurije muri dushe ahantu avuye, nuko umugabo akavuga ati none se oya ubwo nta kantu kikomye ntawamenye, nuko umugore akavuga ati ariko njye hari ikintu ndi gukeka muri dushe, ni iki kiri muri dushe, reka njye kukireba. Ako kanya umugabo akamutangira, gusa umugore akavuga ati njye ntabwo bishoboka. Ako kanya wa mukobwa wari uri muri dushe agahita yizana, agahita asohoka aho ngaho, akavuga ati wowe vipi ufite ikihe kibazo? Ako kanya umugore akarakara akavuga ati ni ibi ngibi unkoreye wa mugabo we, ni ibi ngibi unkoreye? Komeza ukurikira agafilime kacu, ukore subscribe, dukomeze tubane. Uwo mukobwa w'inshoreke akavuga ati rwose ni amakosa yawe, ntabwo uba uhari, mba naje nkita ku mugabo wawe. Ako kanya rwose ukabona yuko Sando ababaye cyane, ababaye akashaka kurwana, akavuga ati wanshinzi we, ibi ni ibiki ukora? Icyanyu ni ukuza gusenya ingo z'abantu. Ako kanya ubona ko rwose Rodriguez yumiwe n'ibintu bimubaye. Ako kanya Sando agasakuza akavuga ati rwose njye narakwizeye, ntabwo nari nzi ko umeze gutya, ntabwo nari nzi ko wakora ibintu nk'ibi ngibi, n'undi munsi ntuzongere kundeba uko ubishatse. Ako kanya Rodriguez agahita avuga ati erega ni wowe ibi byose wabiteye, ntabwo uba uhari, rero mba nagiye gushaka umuntu unyitaho, rwose ndumva nta n'ikibazo kibirimo, niba uri udahari ntabwo rwose ibyo njye bindeba. Ako kanya ukabona ko rwose Sando ababaye cyane, akavuga ati ni ukuri mwese abagabo muri imbwa, ni gute ushobora kunkorera ibintu nk'ibi ngibi, noneho mpari uzi ko ndi butahe kare, ariko urabizi njyewe n'undi munsi ngiye kwigendera, kandi nta nubwo nzongera kugaruka ahantu n'undi munsi. Nuko ako kanya Rodriguez agahita avuga ati rwose nta kibazo, n'ubundi wowe nta mari kurimo, nakureka wandeka ntacyo bitwaye, n'ubu ntacyo naba mpomba. Ako kanya Sando ahita ababara, agahita amukubita igipupe mu maso yari afite, agahita asohoka n'ibintu byiwe. Nuko Rodriguez agasigara avuga ati nashaka agende. Bagahita batugarura ku rundi ruhande. Komeza ukurikira agafilime kacu, ukore subscribe, dukomeze tubane. Ako kanya bahita batugaragara ahandi hantu hari wa mukobwa baba bamwita Emilia, nawe ari gusoma n'undi musore. Ako kanya Rodriguez akaza yomboka gake gake, aze abagwaho bari muri ibi bintu. Nuko akahita afungura gake gake, akahita bagwa gitumo, agasanga barimo barasomana, akahita avuga ati ese ibyo ni ibiki wowe uri kunkorera? Narakwizeye, none ntandukana n'umugore wawe, kumbe ni ibi ngibi nawe gukora. Ati ceceka aho ngaho, ni ibiki wambwira ngo mbyumve? Ako kanya Emile akavuga ati rwose ariko urabizi nta mugabo umwe, njye nta nkunda n'umugabo umwe, uyu nawe ni uwundi, kandi rwose ndakeka uyu bosi wawe agiye no kukwirukana, nta kazi ufite kano kanya. Ati ese ni ibiki mwakora? Ako kanya bagatangira kurwana, wa mugabo agatangira kurwana, kuko uyu Emilia aba ari boss w'uyu musore Rodriguez, uyu mugabo Rodriguez ahita amubwira ati ndakwirukanye n'undi munsi, nsohokera mu biro, ntuzongere no kugaruka ku kazi. Ako kanya Rodriguez akahita asohoka ababaye cyane. Abangaba Emilia ndetse n'uwo musore bagasubira mu byo bari barimo. Komeza ukurikira agafilime kacu. Ese bizagenda gute? Tega amatwi urebe agafilime, kuri subscribe. Ako kanya Rodriguez yashize igihe ajya gushaka akazi, azaniye CV ziwe ahantu yari yadepoje, avuga ati Imana imfashe rwose akazi nkabone. Ako kanya agakomeza asenga Imana, avuga ati Imana mfasha, ku mutima ariko ari kuvuga, avuga ati rwose
Imana imfashe rwose akazi bakampa, ako kanya aba ari umukobwa uba uri kuri serivise, hakahita haza umukobwa rwose ubona ko asa neza cyane, yareba agasanga ni wa mugore we, akahita yumirwa, akahita avuga ati harya wowe turaziranyera, ariko Sando abwira Rodriguez ati rwose yego turaziranye. Nuko Sando akahita abwira Rodriguez ati hanyuma se wowe n'umugore wawe bimeze bite? Ati twaje gushwana mbura akazi kanjye nyine. Ako kanya Sando nawe akahita amwiryaho, akahita avuga ati rwose niba ari akazi wari uje kureba sinzi ko biri bukunde, bakahita bamuzanira raporo bisa nkaho ari we bosi, akahita asinya kuri raporo bamuzaniye. Sando ako kanya Rodriguez aho arimo arareba avuga ati rwose yareba akabona asomanye n'uwo mugabo, ubwo bigahita amenya ko bakundana, asigaye yabonye undi musore bakundana. Ako kanya Rodriguez akahita yumirwa, none uriya niwe musigaye mukundana se? Ati cyane rwose, rero ntagutindiye ndumva nta kazi ufite aha ngaha. Rwose Rodriguez aba yumiwe, areba ahantu uwo mugore asigaye afite akora, nuko akumirwa akavuga ati ese. Ako kanya Sando akahita avuga ati nta kazi rwose ndi buguhereze kuko mfite abakozi benshi, kandi wowe ndakeka bitari ngombwa ko nsoma CV yawe. Harya wambwiye ngo iki tujya gutandukana? Rega ndacyabyibuka Rodriguez. Ariko Sando akomeza kubwira Rodriguez ngati nta n'isoni, uramfata ukanjugunya nk'umwanda. Ese wari uzi ko bizarangira aho ngaho? Wari uzi ko se nzagera aha ngaha? Ariko Sando abwira Rodriguez avuga ati ariko ni ukuri wambabarira rwose, ubona ko ari kurebana amaso y'impuhwe, ariko ubona ko Sando we nta mbabazi agifite muri we, nta mbabazi afite muri we rwose. Akahita afata CV ya Rodriguez, akahita atanayirebyemo, ahita yimusubiza ati rwose genda. Ukabona ko rwose Rodriguez agiye ababaye atishimye. Aha ni agafilime kacu tugasoreje, ukore subscribe kuri channel dukomeze tubane, ntuzacikwe n'agafilime k'ubutaha.